Pi moderator nk'itangazo ryatangajwe rero kuri application ya Pi, ngira ngo na community ya Pi batangaje ko ku itariki 7 z'ukwa kabiri bazashimira aba Pi moderator, ngo abantu bashinzwe ibijyanye no kuba bareberera community, ngo ibyatangajwe muri community, bareberera ibyatangajwe kuri social media zigiye zitandukanye, yaba X, yaba Telegram n'izindi. ngo aba Pi moderator icyo bashinzwe ni ukureba neza ko amakuru yatangajwe kuri application ya Pi ari aya nyayo, bakareba neza ko amakuru yatangajwe yujuje ibisabwa, ngo yujuje amategeko n'amabwiriza agenga Pi network. Ni ukuvuga ngo rero aba moderator baba barashyizweho kugira ngo bakemure amakimbirane, bakemure ibijyanye n'ibintu bitagenda neza muri community, cyane cyane ku bijyanye n'amaposti agenda atangazwa. Ikindi aba Pi moderator bakemura ibintu bijyanye n'amakimbirane aba ari hagati y'aba pioneers, ngo gihe habayeho amakimbirane moderator icyo bakora rero barayakemura. Mu gihe habayeho gutangaza ibintu bitari byo muri application, wenda bakavuga ati Pi byagenze gutya na gutya, cyangwa se kora gutya na gutya, bigenze gutya, aba moderator mu gihe byabaye muri application cyangwa se kuri X ya Pi, kuri Telegram n'izindi, icyo bakora bakemura iki kibazo, bakaba gisolvinga mu bijyanye no kuba ba pioneer bamenya ibikwiriye. Rero ibi byamaze rero gutangazwa ko bazashimirwa, ngo byanyuze n'ubundi kuri community ku ma platform ya Pi, bavuga ko rero bazashimira aba ba Pi moderators ku ruhare bagira muri community cyangwa se muri iterambere rya app ya Pi cyangwa se muri mining ya Pi. ngo icyo wamenya nyine ni uko aba ba Pi moderator bareba amakuru karaya nyayo, bakaba batanga umucyo kuri ibyo ngibyo. Ikindi batanga ubufasha ku bantu bafite ibibazo bimwe na bimwe bijyanye na account zabo. Ikindi bakora nuko bakemura amakimbirane ari hagati y'abanyamuryango, igihe wenda abanyamuryango habaye kutumvikana cyangwa se habaye ikibazo, umunyamuryango umwe akaba yagira ikibazo Pi ze bakaziba, icyo bakora aba moderator nuko bakemura ibibazo nk'ibyo ngibyo. Aba moderator n'ubundi nyine bwo bazashimirwa, urumva ko bakora akazi gakomeye, bagomba gushimirwa kuri iyo tariki yatangajwe. Ngira ngo maraza kubona post kuri application homepage ya Pi, baza kubona application berekana ko muri application berekana ko rero bagiye gushimira aba Pi moderators, maze kubasobanurira ubwo umuntu utaruzi Pi moderators cyari cyo ngicyo icyo bisobanura. ngo aba moderator nuko bagomba gukemura ibibazo biri muri community kuri platform zabo, platform za application za Pi, X, Telegram n'izindi. Amakuru atangajwe barareba bakareba ko yujuje ibisabwa cyangwa yujuje amategeko n'amabwiriza agenga application ya Pi. Ni akazi katoroshye bakora rero, ni akazi gakomeye kuba bareberera inyungu za pioneer ndetse n'amakuru kuko atanga ko ari aya nyayo. Ngayo nguko rero kugira ngo ikintu kigira agaciro cyangwa se gigire umutekano, nuko hari abantu bagomba kureba ko ibitangazwa ari ibyanyabyo, kugira ngo habeho kuba abantu bakora ibintu binyuze mu mucyo kandi bisobanutse neza. Bakwiye gushimwa rero. Ubwo reka dutegereze kuri iyo tariki. Mwibutse ko turi mu gihe cya Open Mainnet kiri hafi kwegereza. Ubwo rero abantu mutarakora subscription, mukore subscribe kugira ngo amakuru agiye atandukanye mugende muyamenya ajyanye na Open Mainnet. Open Mainnet iri vuba aha ngaha muri iki gihembwe cya mbere cy'umwaka wa 2025, nk'uko byatangajwe ko Open Mainnet izaba mu gihembwe cya mbere cy'umwaka wa 2025. Ubwo rero abantu mutarakora subscription muyikore, kandi nshimira buri wese wakoze subscribe. Imana barinde mukomeze mubere neza.